turwane ya ntambara nziza yo kwizera. Turageragezwa, dukubitwa hasi, ariko ntabwo dupfa, kuko turi kumwe n'Imana yacu. Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Izere ko Imana yo mu ijuru yakuremye igukuye mu busa, ijya kukurema ntacyo yahereyeho nta na gito. Iyo iguha umwuka uhumeka ntakiheraho. Twagure kwizera kwacu mu bintu bikomeye. Tugomba kwizera, dukwiriye kwizera Imana ko ifite ibyo yadukorera tukiri mu isi, ariko tukarengaho tukizera Imana nk'ifite ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muzaniye ubuhanuzi buvuga ngo aho utinze, aho wari umaze igihe, ntabwo uzongera kuhatinda. Imana iragutabara, Imana irakuzamura, Imana ikuvanye aho uri. Byakire n'ibyawe, haguruka ubisengere uvuge ngo Mana ndakirira. Yesu ashimwe bakundwa b'Imana. Twongeye kubibutsa ko turabubatse wo kwizera nk'uko mubibona. Hanyuma yewe tuvugana nitwa Nakure Brandine. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo gushaka Imana n'umutima wawe wose. Turasoma inkuru imwe mu byanditswe ivuga ku mugabo wita Zakayo. Turasanga mu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 19. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana itugirire neza. Iyi nkuru iratwereka ko iyo umuntu ashatse Imana n'umutima we wose, bikora ku mutima w'Imana bikayitera gukora. Iyi nkuru iranezeza cyane. Hari abantu batandukanye bagiye bakora ibintu bidasanzwe muri Bibiliya, bikagaragaza ko mu by'ukuri icyo kintu bakoze cyakoze ku mutima w'Imana. Turagenda tureba ingero zitandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka kuyikundisha umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kugira ngo nayo ikwishimire. Rero urugero tubonye ni urw'uyu mugabo witwa Zakayo. Zakayo yari anejeje cyane, aranantungura. Uyu mugabo yari ari mu bihe bisanzwe, yibereye hafi yiwe mu rugo, yumva abantu benshi bahuruye, yumva abantu benshi bakurikiye Yesu, yumva urusaku, yumva induru, yumva. Ariko Zakayo akaba yari mugufi, yabyiyiziho. Atekereza strategy yakoresha kugira ngo abone Yesu, ngo yumvaga ashaka kureba ukuntu Yesu asa. Ariko kubw'uko yumvaga amushaka, byumvikane ko hari ukuntu yari yaramwumvise bamuvuga, bimutera kumva afite ishyaka n'umuhate wo kumushaka. Arangije aravuga ati, ubu nakora iki kugira ngo mbone Yesu? Arareba bugufi bwe, areba ukuntu agize umugisha akaba anyuze hafi y'ahantu atuye, areba ukuntu agiriwe amahirwe yo kubona Yesu yageze hafi aho muri karitsiye. Aravuga ati, uko biri kose ndakora ibishoboka byose, sintuza sindyama keretse mbonye Yesu. Bituma rero agira ishyaka ryinshi, yurira igiti. Zakayo yari umuntu ukomeye, yari umukoresha w'ikoro. Ngira ngo uyu munsi umuntu yamugereranya yenda n'umukozi wa muri Rwanda Revenue, cyangwa se ashobora no kuba yari n'umuyobozi hejuru. Ariko Zakayo agira ishyaka, aravuga ati, ntabwo napfa kumubona n'ubugufi bwanjye, ntabwo byanyorohera na protokole afite, abigishwa be babaga bari hafi ye bamugose. Ariko aravuga ati, ngiye gushyiraho ishyaka ryinshi, ndebe ikintu ndi bukore kugira ngo mbone Yesu. Zakayo yurira igiti. Ageze mu giti, Yesu
ngo arebe ishyaka Zakayo yakoresheje, bituma ageze munsi y'igiti arahagarara, arararama areba Zakayo. Arangije aramubwira ati ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Imana itugirire neza. Narahatekereje ndavuga ariko Yesu ubu yari yagiye agenda gusa adafite ahantu agiye, adafite intego. Birashoboka ko hari umuntu wari witeguye ati ngiye Yesu turaziranye, ngiye Yesu turagendana, wenda ari intumwa ye, akavuga ati yageze muri iyi karitsiye nta handi yarara keretse iwanjye, akumva ari buze. Ariko gahunda zose zirahagarara, gahunda zose zirahinduka kubw'umuntu wagize ishaka ryo gushaka Yesu, ryo gushaka kumureba, ryo gushaka kureba mu maso ye. Ageze ku giti Zakayo yuriye, aravuga ati mube muretse izindi gahunda zose zireke, aho twari tugiye harorere, ngiye kurara kwa Zakayo. Atitaye ko Zakayo yari umunyabyaha, kuko abari bari aho batangiye kugira ishari. Dayimoni w'ishari ni mubi cyane, atuma abantu bakora ibintu bidakwiriye, ngo batangira kuvuga ngo ngo uyu Zakayo ngo ni umunyabyaha, ngo kubera iki Yesu ngo ajye kurara ku munyabyaha, ntabwo tubyumva. Ariko Yesu ngo arabahindukira arababwira ngo ntabwo nazanywe n'abakiranutsi, naje gushaka abanyabyaha. Kubera umwete Zakayo yagize, kubera ko Zakayo yemeye kugira ishaka, arabigaragaza, agaragaza umuhate we, agaragaza ko yabishyizeho umutima rwose n'imbaraga zose n'ubushake bwose, yemera kurira igiti kugira ngo arebe Yesu. Ibyo Yesu arabyitegereza mu mutima, areba ko aturiye igiti kugira ngo yishimishe, atari gusa, ahubwo abona ko yamwizeye, abona ko afite ubushake, yemera gutaha kwa Zakayo, yemera no kurarayo ye. Nta nubwo ari ukumureba mu maso gusa, kuko Zakayo we nicyo yifuzaga. Aravuga ati nibura murebe mu maso. Ariko Yesu we abirebye aravuga ati ishaka wagize ryankoze ku mutima, ntabwo ari ukundeba mu maso gusa, ndaza kurari wawe. Zakayo ntabwo yari yiteguye, ntiyari yatetse, ntiyari yagize gute, ariko urumva yakoze ibyihutirwa, yakoze ibishoboka byose. None ikigaragaza ko yamushakanye umutima wose, amaze kubona ko Yesu yemeye kurari we, umunezero waramwishe, atangira gufata ibyemezo bidasanzwe mu buzima. Aravuga ati uhereye none ibyo nari ntunze byose ndabiha abakene, igice cya 4 ndagiha abakene. Arangije aravuga ati umuntu wese nambuye yari yarakoze imirimo yatumaga ashobora kwambura cyangwa akarya ruswa cyangwa akagira gute, ariko arangije ati ndamuriha nk'uby'incuro enye. Mbese aba excited mu mutima we, yumva hari ikindi kintu kibaye kidasanzwe. Yateye intambwe ashaka kureba Yesu mu maso, ariko Yesu amwitegereje ishaka yagize, arebye umuhati yagize, yemera guhagarika gahunda ze zose, yemera kureka abantu yaragiye kureba, yemera kureka abagaragara nk'aho barabakiranutsi, ahubwo aravuga ati kwa Zakayo uyu munsi ndaharara. Icyampa Yesu akarari wawe. Ese ugiriwe ubuntu Yesu akarari wawe? Mu minsi ishize niho nasomye ijambo ry'umufarisayo witonze, aravuga ati rero ngo aragenda aramwegera, aramurarika, aramubwira ati ndashaka kuza tugasangira. Ngo Yesu arabimwemerera, araza asangira nawe. Nsigara ndi kwibaza ngo ariko icyampa Yesu akanyemerera akaza gusangira nanjye, icyampa Yesu akakwemerera akaza gucumbika iwawe, akaza kurari iwawe. Ariko igitangaje ngo arakomanga, ahora akomanga ku nzugi z'imitima yacu, ashaka ahantu yabona icumbi, ashaka aho yarara, ashaka aho yagenderera, ashaka uwamwakira. Ariko abantu turamwirengagije. Hari ibintu byinshi duhugiyeho, hari ibintu turi busy, hari ibintu bidutwaye, nta mwanya dufite. Ariko Zakayo we mu minota yari afite, mu mwanya yari afite, aravuga ati Yesu ngomba kumubona byanze bikunze. Aremera yurira igiti, ati basi nibura murebe mu maso. Ariko uwo muhati yagize utuma Yesu amuha furutayimu. Aramubwira ati nta nubwo ari ukuza kwicara iwawe gusa, ntabwo ari ugusangira nawe gusa, ahubwo ndarari wawe. Wibaze Zakayo ukuntu yaraye iryo joro ameze. Ntekereza ko ntabwo byari ukumusasira amatora ngo aryame. Zakayo yaraye areba Yesu, yaraye yumva Yesu, yaraye amwishimira, yaraye anezerewe. Ibyo yashoboraga gukora byose ngo abimukorere yarabikoze, kuko yamubonye full time, yamubonye mu buzima bwe, yamwakiriye, yagiriwe umugisha bwo kumukoraho, yagiriwe umugisha wo kumugaburira, yagiriwe umugisha wo kumutega amatwi, icyamukabona Yesu, ibibazo wari ufite byose byakemuka, icyamukabona Yesu, imiruho wari wikoreye yaruhuka, icyamukabona Yesu, icyama Yesu akakugenderera, icyama Yesu akaza mu buzima bwawe, icyamukamushaka n'umutima wawe wose. Imana itugirire neza. Ndabaha ingero
z'abantu bagiye bashaka Imana n'umutima wabo wose, hanyuma bikarangira Imana igaragaje umwihariko wo kubereka ko ibitayeho kubera ko icyo bakoze Imana yagihaye agaciro. Ni ukuri iyo dushatse Imana n'umutima wose, Imana iratwiyereka, Imana itugirire neza. Hari umugore wari umaze imyaka 12 mu mugongo. Ari muri Matayo, mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 9 umurongo wa 20, ndumva tutari buhasome, ni urugero nabahaga. Uyu mugore yari amaze imyaka 12 mu mugongo, hanyuma abonye ahantu bari gukurikira Yesu nawe ajyamo, ariko aravuga ati uko byagenda kose, agambirira kuvuga ngo nibura nkore ku rushundura rw'umwenda we, ninkoraho gusa ndakira, ndabyizeye. Aragambirira, aragenda, arabyigana. Urumva hari ikintu yari yashize ku mutima, hari ukuntu yari abyitayeho. Bene data, abantu dutura mu nsengero, abantu dutura i Galilaya, dutura ahantu Yesu aba buri munsi, agenda buri munsi, ariko kugira ngo uhirimbane kumukoraho ugasanga byakunaniye. Aho ngaho niho hagaragaza perseverance, niho hagaragaza ko washyizemo umwete mwinshi, washyizemo imbaraga zo gushaka Yesu, zo kumwegera, zo gushyikira ibye. Haleluya, akagukoraho nawe. Imana itugirire neza. Uyu we rero agira kwizera, aravuga ati uko biri kose ningira amahirwe ngakora ku mwenda we ndakira. Yesu arahindukira, aranganya amaso, aravuga ati hari umuntu nkozeho. Abigishwa be bati mwigisha, twese turi kukubyiga, reba abantu ukuntu bangana, reba uko bimeze. Ariko aravuga ati hari imbaraga imvuyemo, kubera ko hari umuntu wahirimbanye, wagize ubushake, washizeho imbaraga gushaka Yesu. Ibyo byonyine Yesu atamurebye, Yesu atamwitayeho, Yesu atanamubonye, ariko kubwo guhirimbana, kubwo gushaka mu maso he, kubwo gushaka kumugeraho, kubwo umutima uhirimbanye, amukoze ku mwenda gusa. Icyo Yesu yumvisha imbaraga yamuvuyemo, ariko kwizera ko uwo mubyeyi kuramukiza. Uwo muntu yarahirimbanye. Imana ikugirire neza, igutere guhirimbana, ugira ikintu ukora kiza gukora ku mutima w'Imana. Imana irakugirira neza mu izina rya Yesu. Hari ikirema cyari gihetswe n'abantu 4. Aho nta nubwo byavuye ku kwizera kw'ikirema gusa, ahubwo bari bamuhetse nabo. Kwizera kwabo kwatumye Yesu atangara. Ngo baramuheka bamuzanye aho Yesu ari, kuko imirimo yakoze yatumye abantu bava hirya no hino bakaza gushaka imbaraga ziri muri we, bakaza gushaka gukira kuri muri we. Bituma rero bava kure, baraza bamuhetse, bamenya aho ari, baraza basanga ari mu nzu y'umuntu, ariko barangije babura ahantu banyura kugira ngo bamugereho. Nawe wibaza abantu 4 bahetse ikirema kirimo hagati, kugira ngo uzinjire mu muryango w'urugi, kugira ngo abantu bazaguhigamire, kugira ngo bikunde, ntabwo byari byoroshye. Abagabo baravuga bati dukora iki? Batangira kujya inama, bashaka strategy zose bakora kugira ngo bagere kuri Yesu. Birabacanga, sinzi niba bari gutegereza igihe ari butahire, ntacyo bari bazi, ariko baravuga bati byanze bikunze tugomba kumugeraho. Komeza uhirimbane, komeza ugerageze, komeza usunike, komeza usenge, komeza ushyiremo imbaraga. Uko gusenga kwawe, uko gushaka mu maso y'Imana kwawe, Imana ibiha agaciro, Imana irabibona, Imana irabyitegereza. Byatumye igihe kigera, baravuga bati tugiye kuzamuka, tugiye kurira hejuru y'inzu. Hanyuma ngo baragenda bakuraho amategura, bamanura umurwayi neza, bamutura imbere ya Yesu. Ngo Yesu arabitegereza, aravuga ati no, ntabwo bisanzwe. Kwizera kwanyu, aratangira avuga ati ibyaha byawe urabibabariwe. Ibyaha urabibabariwe. Mbere yo gukira indwara, mbere yo kubona ibitangaza by'Imana, wifuze gukira ibyaha byawe. Mbere yo kwifuza amafaranga aturutse kuri Yesu, wifuze gukira ibyaha byawe. Yesu aramwitegereza, aravuga ati umva, ishaka mwagize guhirimbana kwanyu bitumye rwose. Ahita amubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Abafarisayo baratangira batehe, batuye umuntu babarira ibyaha arigereranyije ni muntu ki? Ibi bintu arimo avuga ni muntu ki? Arangije arabaza ati ariko ikibabaje muri ibyo ni ikihe? Ikibahangayikishije ni ikihe? Icyo mubona kidashoboka ni ikihe? Ni ukuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, none se kuvuga ngo ikorera ingobyi. Bahita amubwira ngo ikorera ingobyi yawe utahe. Babandi batari bamuhigamiye bamuha inzira, baharura umuhanda, aratambuka n'ingobyi ye ngo arayitwaza. Abari bamuhetse banza barasigaye aho cyangwa bakamuherekeza, ariko arayitwaza kuko Yesu yaravuze ngo urakize.
ubabariwe ibyaha byawe, hanyuma haguruka wigendere, kwizera kwanyu kuragukijije. Imana itugirire neza. Hari ikintu yakoze, hari ikintu bari bakoze cy'isumbwe kidasanzwe, hari ikintu cyagaragaye ku mutima w'Imana. Imana ibona uko guhirimbana, ibona iryo shyaka, ibona icyo kintu akoze biyikora ku mutima, bituma ivuga ngo noneho ntabwo uri butahe uko waje. Icyampa ugahirimbana ugashaka Imana, icyampa ukagira icyo ukora kigakora ku mutima w'Imana, Imana ikakugirira neza. Imana yiteguye kubana nawe, ariko umutima wawe, guhirimbana kwawe bigaragara imbere y'Imana. Imana ikwishimire, Imana ikugirire neza, Imana ibe mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Umugabo witwa Aburahamu yanejeje Imana. Aburahamu ngo Imana yagiye ivugana nawe, ariko agaragaza ko ari umwizerwa. Umunsi umwe yakoze ikintu kidasanzwe. Imana iramubwira iti rero fata umwana wawe. Yari mumuhaye ari umwe, ariko Imana yaramusezeranije kuzamuha umugisha, ariko ikaba itarabyaprova neza, itarabyemeza neza. Irangije iramubwira iti haguruka ujyane umwana wawe ujye kumuntambira. Aburahamu ntabwo yigeze agisha inama umugore. Aburahamu nta muntu yigeze abaza, nta n'ikindi yasubije imbere y'Imana. Yahise abwira Isaka, aramubwira ati korere inkwi uze tugende. Abagaragu barabatwaza baragenda. Noneho umwana ngo bagera ahantu atangira kureba ku musozi bagiyeho, abwira abagaragu ati musigare aho ugende umwana tugende tujye gutamba. Bigiye imbere ngo umwana aramureba aramubwira ati ariko papa, tugiye gutamba ko twari tumenyereye kujya gutamba, nkaba mbona igitambo ari ntacyo wazanye, bimeze biti? Ndi kubona inkwi, umuriro nguriya, ariko nta gitambo ndimo ndabona. Aburahamu aramubwira ati Imana iri bukishakire. Haleluya. Hari ibintu bikora ku mutima w'Imana. Imana itugirire neza. Aburahamu gushyiraho izo mbaraga zo kwemera gutanga, kurekura umwana we w'ikinege, akavuga ati iyi Mana niyo yamumpaye, nanjye nta mpamvu yo gushyiraho imbaraga zo kumukunda kuruta Imana yamumpaye. Ubwo yamumpaye ikamumpa wenyine, izampa undi. Icyo nzi cyo mfite isezerano. Ndagira ngo nkubwire ngo Aburahamu amaze gukora icyo ngicyo, icya mbere igitambo Imana yaragishatse, ariko icya kabiri Imana nibwo yahise yemeza ko rwose ibonye ku mutima we uyikunda neza uko bikwiriye, iramwishimira, imuhereza umugisha, irawapuruva, irawemeza. Umugisha yamugeneye wo kuzaba sekuruza w'amahanga arawubona. Aburahamu yabaye mu bizerwa. Imana yajyaga gukora ikintu ikavuga iti mbese hari ikintu nakora ntagishije inama umugaragu wanjye Aburahamu? Ibaza Imana ijya kukugisha inama. Nuko Imana hari ukuntu yabaga yakozweho, yakoze umutima we wayo wabashije gukorwaho n'ibintu Aburahamu yakoze. Imana itugirire neza. Naje gusoma umugaragu w'Imana Eliya, nawe yaratinyutse aravuga ati nagize ishaka ryinshi ryo gushaka Imana, ryo gukurikira Imana. Abisirayeli bayivuyeho, ariko nagize ishaka ryinshi. Ibyo bituma bikora ku mutima w'Imana. Niyo mpamvu Eliya yavugaga umuriro ukava mu ijuru ukamanuka. Niyo mpamvu Eliya yajyanye n'Imana, igihe kiragera Imana iramwitwarira, imutwara adapfuye, kubera ko Imana yitegereje guhirimbana kwe, ireba ishaka rye, ireba gukiranuka kwe, ireba gushaka mu maso h'Imana kwe. Bituma imwizera, bituma yemera kujyana nawe, bituma imugirira icyizere itari yaragiriye abandi bantu. Ese wowe iyo wisuzumye, iyo urebye imirimo yawe, iyo urebye kwizera kwawe, iyo urebye gushaka Imana kwawe, ubona biri ku rugero rungana iki ku buryo byabasha gushitura umutima w'Imana? Reba nawe abantu batonze imbere y'Imana, bayikeneye, bayishaka, bari gusenga, bari kuyitakira, bari kuyinginga, bari kugira gute. Nawe urebe muri abo bantu bose, wishire ku gipimo urebe, uvuge ngo mbese kugira ngo Imana impitemo muri aba ngaba, inshire ku murongo wa mbere, ingirire neza bene aka kageni, yashingira kuki? Hanyuma niba umutima wawe ko kuri ku Mana by'ukuri, ugerageze guhirimbana no kuyishaka, ugira ikintu wakora, Imana yareberaho ikavuga iti ndabibona neza yuko umwana wanjye anshaka ku manywa na nijoro, ahirimbana kunshaka. Imana itugire neza kandi dufashe. Ese urumva ukwiriye gushaka Imana n'umutima wawe wose? Birashoboka nako birumvikana urasenga cyangwa se ntunasenga, ariko Imana iragukeneye. None wibaze intambwe watera ni iyihe? Ni ikihe kintu wakora Imana ikakunezerwa? Ese wizera ko Imana ishobora byose? Wizera ko Imana yabasha kukugirira neza? Wizera ko hari ibintu byinshi Imana ifite
byagirira neza ubuzima bwawe, byagirira neza ubugingo bwawe. Ese ibyo umaze kubibona wakoze iki? Urumva wakorera Imana iki? Urumva Imana igukeneye iki? Udatekereza ngo unatanga amaturo menshi ngo wibwire ko ari byo byakora ku mutima w'Imana. Imana irashaka kubikorana umutima ukunze. Nunagikora ukagikora kitavuye ku mutima, ntabwo izareba ubwinshi bw'ibyo wakoze, ahubwo izareba imbaraga z'umutima wabikoranye. Imana itugirire neza. Ushobora kwitonda ukavuga uti ngiye gukora ikintu, ngiye kugirira neza abatishoboye, ngiye gusura abarwayi, ngiye kureba abana bo mu muhanda. Abo bantu njya numva bamba ku mutima, sinzi icyo nzabakorera, ariko Imana irabizi. Nawe ushobora gutekereza ukavuga uti niki nakora cyagera ku mutima w'Imana. Hari ikintu Imana yaheraho kugira ngo ikugirire neza. Uko byagenda kose Imana yacu ni nyembabazi, Imana yacu irashoboye, ni nyembaraga, igira ubuntu bwinshi, iradukunda, ariko ikeneye ko dutera intambwe tukayigaragariza ku mutima wacu tuyemerera kuwuyiha, kuko irazi igakomanga igasanga wakinze, irazi gushaka ntikubone, ariko ikeneye gutera intambwe ukayereka ko nawe wabonye ibyo yagukoreye, bigatuma nayo irushaho kuba excited, igakorwaho kugira ngo ikugirire neza. Rero uyu mugabo Zakayo twahereyeho yemeye kurira igiti, ari umunyacyubahiro atarakwiriye, ariko kubera ko yabikoreye Imana, kubera ko yashakaga Yesu, kubera ko yumvaga hari icyo yamwumviseho, uwo munsi Yesu amugirira neza. Uwo munsi arakira, araruhuka. Nawe ukeneye kuruhuka, nawe ufite ibiguhangayikishije. Hari benshi batagira ibitotsi, hari abantu bagenda barwana intambara z'uburyo butari bumwe abandi batazi, ugasanga ufite ibintu mu mutima utabasha kubwira abandi, ariko urarushye. Nyamara ibyo byose ntabwo wowe ubwawe wabyishoboza, ntabwo ubwawe wabyikura ku mutwe, ariko Imana yiteguye kukugirira neza. Mbese watera intambwe ukagaragaza ikintu umutima wawe ukunda, wabasha kwereka Imana, Imana yakitegereza nayo ikagihera ikakugirira neza. Wibireka gusa, ntabwo Imana igira ubuntu, ikaduhera ubuntu, ikatugirira neza, ariko ikeneye umutima wawe, iragukeneye, iragushaka, irakwinginga ngo wongere uyigarukire, wongere uyize imbere. Yiteguye kukugirira neza, yiteguye gukora ibirenze ibyo utekereza, yiteguye kugufasha no kukuba hafi. Wiyirengagiza, wijya kure yayo, wijya mu bitagira umumaro, wijya mu bitagira icyo byagufasha. Ni byiza urasenga, ariko utegereza ku cyumweru, ubundi uri busy, turi busy, akazi ni byiza uragakora, wava mu kazi hari ibindi bintu ujyamo bigutwara umwanya bituma utegera Imana, ariko Imana irashaka kugaragaza yuko umutima wawe uyikeneye koko, kugira ngo nawe ikugirire neza. Imana idufashe itugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Hari ibyifuzo ufite byananiranye, hari ibintu ubona byagucanze, hari ibyo ureba ukabona ntibyumvikana, wageraho n'Imana ikayibaza ukavuga ngo mbese irakora, mbese irashoboye. Ndagira ngo dufatanye gusenga Imana, ariko muri aka kanya wemerere Imana, ndakwinginze Imana igushoboze, uyemerere, uyereke ko ufite umutima uyishaka, nayo yiteguye kukwereka ko ifite umutima wo kugushyiraho, wo kukugirira neza, wo gukemura ibyawe, wo kukurengera, wo kugutabara. Bya bindi bikuruhije, ka karengane kawe, za ntambara ufite, ubwo burwayi bukuruhije, hari ibintu byinshi urwana nabyo ubona utashobora, kandi Imana yashobora, ariko warayibuze, wabuze aho wahera, wabuze aho wayikura. Uyu munsi yiteguye kukugirira neza. Emerera Imana gusa, uyihe umutima wawe, uyihe umutima wawe, nayo yiteguye kubana nawe, yiteguye kukugirira neza. Reba ikintu wakora cyakora ku mutima w'Imana, nayo ikakugirira neza. Imana idufashe. Reka dufatanye gusenga Imana yiteguye kukugirira neza, kubw'umutima wawe wizeye, kubwo kwemera ukurira igiti nk'uko Zakayo yabigenje, akemera guca bugufi, akareka icyubahiro cye kugira ngo abone Imana, abone Yesu, amubone mu maso. Ntabwo yamweretse mu maso gusa rero, kubw'uko kumureba gusa yahise amwemerera kurara. Nawe Uwiteka ndakwifuriza kugira ngo arari wawe, ndakwifuriza kugira ngo akugenderere, ndakwifuriza kugira ngo usangire nawe, ndakwifuriza kugira ngo ugire ikirori cyo kubana n'Imana. Uyu munsi wa none ubuzima bwawe buhinduke. Uyu munsi wa none icyo ushaka ku Mana ikiguhe ndetse igusagurize, igukorera ibirenze ibyo wibwira n'ibyo utekereza, igukorera ibirenze ibyo wayisabye, kuko ari Imana y'inyembabazi igira ubuntu. Zana umutima wawe imbere y'Imana. Imana yiteguye kukwakira neza mu izina rya Yesu. Reka dufatanye gusenga Imana. Nyiricyubahiro, Mwami w'abami, Uwera,
uri uwo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana igira ubuntu kandi igira neza. Ni ukuri turagushimye ko uri Imana igera ku mutima, ukagera ku mitima y'abarushye n'abaremerewe, abababaye kurusha abandi, abafite intambara, aho hose ukahagera. Niyo mpamvu nkwinginze Data wera, kugira ngo umuntu wese wakurikiye iri jambo, umuntu wumvise, umuntu wari urushye, umuntu uremerewe, umuntu wabuze inzira, wabuze igisubizo, uyu munsi akaba ari imbere yawe akikwereka umutima wawe, ndakwinginze ngo umukoreho, ndakwinginze ngo umwitegereze, ndakwinginze ngo umuramburire ukuboko mu izina rya Yesu Kristo. Abone kugira neza kwawe, abone mu maso hawe, abone ubwiza bwawe, abone ko ari wowe igisubizo, abone ko inzira zari zafunzwe zishobora gufunguka mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Mana, kugira ngo wigaragarize abantu uyu munsi wa none, ni ukuri imitima yari irushye ibohoke, ibashe kubona ubwiza bwawe, ibisubiza abantu bakwifuzaho, babashe kubona ubwiza bwawe, babashe kubona mu maso hawe, kubwo kukwereka imitima yabo ko igushaka. Urakoze, ujye udushoboza Mana, udushoboze kugushakana umutima wacu wose, tugushakana umwete, tugushakana urukundo n'imbabazi mu izina rya Yesu, kuko uri umunyembabazi nyinshi kuturusha. Urakoze Data, witegereza umuntu ukareba mu mutima, ntabwo ubwirwa iby'abantu, ntabwo ari amatiku, ntabwo ari iby'abantu baguhayemo raporo, ahubwo ni umutima w'umuntu ubwe bwite. Ntabwo ari uko ari abadusengeye, ahubwo ni imitima yacu twazanye imbere yawe. Turakwinginze Mana ngo ubibone, turakwinginze Mana ngo bikoreho, turakwinginze Mana ngo bitume abantu baremerwa kwizera kubw'uko baguhaye imitima yabo, nawe ukabagirira ubuntu n'ibambe. Urakoze kuri igisubizo cyacu, urakoze kuri Imana igira ubuntu. Reka dukure Satani mu migambi yacu yose mu izina rya Yesu, ave mu nzira, dutambuke, twakire ibyacu, tubone kugira neza kw'Imana. Urakoze Data mwiza, turakwishimiye kandi turakunezerewe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubyambuje twizeye. Urakoze, amen.